Habyarimana aza kubasura yavuze iki? Nta kintu yavuze, nta jambo yahavugiye. Yaje agenda atya, twe rero ubwo twari ku Karasisi tugenda, sinakubwira turirimba indirimbo zabo. Umugambi n'umwe w'Abanyarwanda. We atureba atya, agira atya gusa ngo ratungura dupepera. Abatutsi bari mu kiliziya bariho barahunze ubwicanyi bakorerwa n'abahutu. Aricyo yaje kureba. Aricyo yaje kureba. Avuze ngo nimukomere, ngo ariko abahutu ngo barakomeye nabo. Niko yavuze ngo abahutu barakomeye nabo. Umwiyumvira. Ni rwose. Unahari. Ni rwose. Ngo abahutu barakomeye nabo, ngo ariko namwe nimukomere. Icyo gihe mu 1959 barabatwikiye gusa cyangwa hari nabo bishe? Nko mu muryo abageragezaga kurwana. Hari na data wacu wahaguye yitwaga nde? Witwaga Munyarugarama. Hanyuma 63 nabwo ko byabaye ibindi bibi bitukomeye cyane. Nkanjye byambayeho 63. Kanyarengwe twariganye. Colonel Alex Kanyarengwe. Aragendera amubwira ati Munyankore baramwishe. Batata imbere yanjye. Bagize batya bapfutse mu maso bagiye kurasa. Araza ageze aho bamupigira amasaruti bati akagagabo twasanze karyamanye umuheto, turebye mu irangamuntu dusanga ari umunyiginya, twanga kukiciraho kuko ari skandari twajyaga kuba dukoze, tuza kumwiciraho. Kanyarengwe ati abo ngabo bari ku malisiti bahise bafatwa ku kanya baricwa. Mu 1990. 13 z'ukwa 1994 igitero nyamwinshi cyarimo umusirikare w'umukaporali witwaga Sebuhindu. Aturuka hirya ku Kanzenze. Icyo gihe abatutsi benshi bagiye i Kigali, harokotse 3. Abareba Enjoy Africa TV turabasuhuje tunabaha ikaze mu kiganiro cyitwa Inkuru Mpamo. Mu Nkuru Mpamo ya Enjoy Africa TV twebwe tuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi n'amateka y'urugamba rw'inkotanyi rwahagaritse iriya jenoside. Jye nitwa Gasigwa Leopold, nkuko bisanzwe kuri kamera mba ndi kumwe na Engineer Nige na Jean David. Uyu munsi twagize umugisha wo kwakirwa n'umuntu w'umubyeyi mukuru mugari wahoze ari umurezi, niwe tugiye kuganira. Akaba ari umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Twamusuye mu Bugesera. Mbere yuko dukomeza turabanza tugasuhuza abaturanyi b'u Rwanda, Abarundi, Abatanzania, Abakongomani, Abanya-Uganda n'undi muntu wese wumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho aherereye hose. Abanyarwanda mwebwe murabizi ko hano ari mu rugo. Bimvuze ko ari mu rugo nuko ibi biganiro copyright ni y'Abanyarwanda, nicyo bivuze. Ariko ubundi abantu bose bakurikira Enjoy Africa TV muri abagaciro tubafata kimwe. Muze tubahaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Mumeze neza? Turaho rwose. Imana ishimwe. Yego. Mwambwiye ngo twibwirane nidutangire ikiganiro. Yego. Ndagerageza ubumenyi bwanjye butari bwinshi muze kunyunganira. Yego. Hanyuma noneho dukomeze tumenyana. Yendi Gasigwa. Yego. Ka Sebukayire. Wa Ruzirabwoba. Rwa Sentore. Wa Muhangara. Wa Mugemangabo. Wa Rukaka rwa Gahaya ka Runyange wa Mututsi. Nuko ndeshya mu myaka yanjye nibwo bwa bwenge nababwiye butari bwinshi. Nawe n'ubuhanga. Murakoze. Yego. Mwebwe muri bande? Je ndi Munyankore Yohani Batista. Nkabo wasekuye. Wa Rwamurima. Wa Ndiyunze.
wa Bihusi, wa Mugogo, wa Ruzitiro, wa Mpyisi, wa Sagisengo, wa Mutara Semugeshi, wa Ruganzu Ndori, umwami wa 14 kuva kuri Gihanga Ngoma ijana. Guma Guma. Nkaba umunyiginya w'umuganzu. Uri papa wanjye byemewe. Nanjye ndi umwene Gahaya w'umunyiginya. Ndi umunyiginya w'umwene Gahaya. Nuko rwose ndagushimye cyane. Imana ibampere umugisha. Turabakiriye. Yego. Kandi namwe mukomeze muramire kubona ibyiza. Yego. Ubwo umubyeyi wanyu w'umumama yitwaga nde? Yitwaga Kangobe wa Bitinditeme, akaba umunyiginya w'umuhindiro. Ndi mu rugo cyane. Yego. Hanyuma twebwe nk'uko nababwiye tuvuga ku nkuru zivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi n'amateka rugamba rw'inkotanyi rwahagaritse iriya jenoside. Yego. Turabashimira ko mwaduhaye umwanya mukaba mugiye no kuduha n'ikiganiro kivanze n'ubuhamya. Yego. Ariko mbere yuko dukomeza mu nyemerere mbanze nkora ubukangurambaga bwa filime yanjye none tubone gukomeza. Sawa. Murakoze cyane. Ntibishoboka kugira ngo uze kuri ubwo buhamya za kuba hanze kubisoma ko byanditse. Nta kibazo aho muzajya mukenera gusoma mujye musoma nta kibazo. Ariko ibyo ndi bubabaze ibyinshi n'ibyo umuntu atajya akunda kwibagirwa. Ntacyo rwose. Amateka ye. Yego. Murakoze. Abamenyereye Gasigwa Leopold bazi ko nkora filime. Muri uyu mwaka rero hari filime ndiho ntegura nifuza gusohora umwaka utaha. Yego. Ubwo tuzaba twibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro 32 twibuka. Tuzaba twibuka. Ni filime rero yitwa Rwanda Resilience. Ikaba ari filime irimo ibyiciro by'abantu bitatu by'ingenzi abakoze jenoside yakorewe Abatutsi bakatiwe n'inkiko kuri kiriya cyaha cya jenoside, hakazamo n'abarokotse jenoside ndetse n'abavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi batagize ibyago byo kubonera jenoside cyangwa se kwikorerwa. Yego. Abo ba nyuma ya jenoside baba bambwira uburyo batungurwa no kumva ibyabaye muri jenoside, batoza ko byari bimeze babigereranya n'ubuzima babona u Rwanda dufite uyu munsi n'icyerekezo cy'u Rwanda twifuza. Yego. Ikigamijwe rero muri ubu bukangurambaga no kugira ngo umuntu wese ubishaka kandi abishoboye azatera inkunga iki gikorwa, kuko ni igikorwa kinsaba ingengo y'imari nini giye ubwanjye nka Gasigwa Leopold nta kwishoboza kubona. Yego. Uwabishaka yanyura kuri nimero yanditse muri iki kiganiro ibare ku mazina ya Gasigwa Leopold. Iyi filime rero izasohoka umwaka utaha nk'uko nari mbivuze, izaba ifite isaha imwe. Yego. Murakoze, twagarutse mu kiganiro. Mwakoze kutwakira iwawe mu rugo. Murakoze namwe. Ese tugiye kuvuga itariki rero turiho ukwezi n'umwaka. Turi ku itariki zingahe? Turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12. Umwaka w'ibihumbi 2025. Yego. Ubu turi nka sangahe mbereke ku isaha ya Africa TV. Mwatubwira ubu ni sangahe? 4:49 za kumanywa. Za kumanywa. Yego. Murakoze cyane. Twakomeza rero buriya iyo mutekereje cyangwa wenda muranabizi musanga mwaravutse nka ryari? Ndabizi byose bihimbano. Yego. Navutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere mu 1939. Mvukira mu karere ka Gakenke ahahoze ari Ubukonya. Yego. Niga amashuri kuri Janja yarangiriza Izaza. Mba umwarimu mfite diplome y'abadekatre. Yego. Njya muri kiruhuko cy'izabukuru muri 2002. Mu 2002. Murakoze cyane. Mu kiruhuko cy'izabukuru. Yego. Nkaba umukuru w'abapansiyone nanone muri aka karere. Mu karere? Mu karere ka Bugesera. Yego. Murakoze cyane. Noneho reka duhere mu mizi rero. Yego.
ni ukuvuga ngo mwavukiye mu Gakenke, yego, mwiga Izaza, yego, ubwo ni mu burasirazuba, ariko ubwo ni Igisaka cy'Imigongo. Igisaka Cy'Imigongo. Cy'Imigongo. Si Igihunya? Ni Igihunya. Kiriya ni Igihunya. Igihunya. Murakoze cyane. Hanyuma yego, iyo mugereranyije musanga ari nka ryari mwatangiye kubona itotezwa ku Batutsi? itotezwa nari umurezi, ndizi no kuribona muri 57 na 58. 1957 na 58 biza gukomera rero. turetse gukomera, icyo gihe byagenze bite kugira ngo mubone ko Abatutsi bariho batotezwa? Icyo gihe bari bafite ikintu cyitwa amashyaka. Hari ishyaka ry'Abahutu bitwaga Abaporosoma, byayoborwaga na Gitera Umunyabutare. Gitera Joseph. Gitera Joseph. Na Kayibanda wigeze kuba perezida w'u Rwanda. Ubwo ho ni mu 1957. Na 78. Ubwo bagira utuntu tw'udutsiko bakajya bashyira Abahutu ukwabo bakajya inama. Muri uko kujya inama yari inama ikorerwa gusenya umwami. Umwami wariho icyo gihe yari Mutara Rudahigwa. Kuko rubanda nyamwinshi ari Abahutu ari Abatutsi bose baramukundaga. Yari rubanda rw'umwami na rubanda rukaba rw'umwami rwose. Icyo bamukundiraga nk'icyerekeye ubuhake yari amaze kukivanaho. Icyo gihe bamwe mu Batutsi bitewe n'abazungu b'abashariti bari barabigishije, aribo bari mu ishyaka ryitwa Raderi. Icyo gihe ntibamukundaga, bashakaga ikintu cyo kuzabaho hakaba amatora aho kwimika umwami. Ibyo bishakwa n'abazungu n'abandi bari mu ishyaka rya Raderi. Hanyuma inari yaje kuvuka nyuma, ariko igamije gushyira abantu bose ku murongo, ari Abahutu ari Abatutsi ari Abatwa, bose bakava inda imwe bakaba Abanyarwanda kimwe, kandi Rudahigwa Mutara wa gatatu abishyigikiye. Noneho ubwo bakajya mu tunama tw'udutsiko bavuga ngo bashake ikintu cyatuma bateranya Abanyarwanda. Nibyo byaje kuvukamo rero imvururu za 59. Uzi ko numva wabayeho na mbere y'uko Repubulika iza. Yego. Ubundi ku gihe cy'ubwami byabaga bimeze bite? Rubanda rwabaga rubanye gute? Rubanda rwari rubayeho neza. Umwami Rudahigwa ntabwo yakundaga kuba iwe gusa, yarambagiraga u Rwanda, ntaho atageraga, kandi yubahishiriza Abanyarwanda bose. Hari hoteli i Butare n'indi yo mu Ruhengeri, nta Munyarwanda winjiragamo, yaba umutware, bose ntibayinjiragamo kereka abazungu gusa. Ibyo Rudahigwa yagerageje kubica, Abanyarwanda bose bakajyamo, ariko abazungu batabishaka. Iyo ajyabwamo yari n'umunyangufu, Imana yari yamuhaye ingufu, nta muzungu washoboraga kumuvugaho. Ariko ntiyiyenzaga, yari intwari cyane ku Banyarwanda bose, yumvaga bose. Icyiza cye yifuzaga ko Abanyarwanda bose biga, Umuhutu, Umututsi bose bakiga.
bakazaba bamwe mu gihugu. N'ikimenyimenyi inama y'igihugu yaje kubaho yari ivanzwemo n'abanyarwanda bose. iyo nama y'igihugu yabaye ryari? Sinibuka itariki ariko yabayeho. harya ubuhake yabuciye ryari umwami Mutara Rudahigwa? Umwami Mutara Rudahigwa yabuciye muri za 58 na 59. 54 ndumva ari 54. 1954. 54 urakoze cyane. Yego. Hanyuma uko mwari mubayeho kiriya gihe, Yego. ubundi abahutu n'abatutsi babagaho kiriya gihe, ayo moko yabagaho? Amoko yabagaho, ariko batavuga ngo uyu ni umuhutu, uyu ni umutwa, uyu ni umututsi. Hari nk'amoko menshi yabaga asangiye ubunyarwanda. Nk'abasinga bariho abahutu n'abatutsi, abanyiginya bakaba abahutu n'abatutsi, kandi bose bagakundirana. Nta wabizizaga undi? Reka da, oya. N'ikimenyimenyi hari umuhango ukomeye cyane werekeye igihango. Aho rwose uwabaga mu bwoko bumwe yaragize igihango, nta wundi wajyagamo, yabaga anywaniye bose, yaba umuhutu yaba umututsi, bose bakaba bamwe. Ni ukuvuga ngo umuntu yashoboraga kuva mu buhutu akajya mu batutsi? Ibyo ngibyo wavuga mu buhutu ukajya mu bututsi bitewe no gukira. Abatutsi barabaga batunze cyane, n'umuhutu wabaga akize cyane yajyaga mu batutsi. Umututsi nawe ukennye akagaruka akaba umuhutu. Umutwa se we? Umutwa yari rubanda ruzwiho, ariko nawe uwabaga yize bose Rudahigwa yaramwakiraga. Byo ndanabyibuka, hari n'umwe nuko nibagiwe izina rye, wize mu seminari ku Nyundo, ari umutwa, agera mu cyo bitaga Quatrième Latine, bishyigikiwe na Musenyeri Bigirumwami na Rudahigwa. Umutwa Musenyeri Bigirumwami Aloys ni uw'Ikibungo. Yego. Izaza. Murakoze cyane. Hanyuma byaje gukomera mu 1959. Byakomeye bigenze bite? Icyo gihe kubera ayo mashyaka yari yaravutse, abenshi mu bahutu b'ibyegera bya Gitera na Kayibanda na Dominiko Mbonyumutwa, muri buri shefuri habaga umwe mu bantu bakomeye ukuriye ishyaka ryabo. Noneho akabagira inama yo gushaka kwanga umwami n'abatutsi. Noneho bati icyaba cyiza ni uko twajya inama ukwacu tukavuga noneho ko abatutsi banga umwami, kuko nta kindi cyazadushoboza abahutu, kuko bose bakunze umwami. Noneho bajya inama ubwabo, bakajya bagira inama, utunama twabo, noneho bashaka uburyo bwo kwangisha abatutsi umwami. Noneho nkanjye ubwanjye ibyo niboneye ni ugushya kw'amazu y'abatutsi. Atwitswe nande? Atwitswe n'abahutu bitewe n'abo banyamashyaka bari babagiriye inama. Batwika ayo mazu baravugaga ngo abatutsi bose banga umwami, ngo none nimubatwikire. Baranjama rero batangira gutwika. Nubwo ndetse bose ntibangaga abatutsi. Hari benshi nkanjye ubwanjye, inzu yanjye babanje kuyihagarara ku nshuro zigeze kuri 3. Ubwo kuko twageze aho duhungira muri paruwasi ya Janje, duhungira mu misiyoni.
uwo mwaka niwo nari naronguyemo w'igihumbi 1959. 59. Rudahigwa atanga nibwo twari twagiye mu kiliziya ubwa mbere. Icyo gihe inzu yanjye bamaze kuyitwika, umuhutu w'umusinga twari duturanye yadutije indaro ye inzu umuhungu yabagamo. Umukecuru data yari yaritabye Imana, umukecuru ajya muri iyo nzu yabo, natwe tujya muri iyo ndaro, ku buryo bagiye bakanaduherekeza n'utuntu twacu dushobotse bakatudutwaza, bakajya gutumiza misiyoni, bakajya batugemurira twe n'abavandimwe bacu. Bari badukunze rwose. Bari batarumva iriya ideoloji jenoside yari itarabacengera. Yari itarabacengera. Hanyuma ubwo ngubwo mwari mutuye Kibungo? Oya, twari dutuye mu Bukonya. Mu Bukonya n'ubundi. Yego. Birakomera, biraza bigera ubwo muri 59. Noneho ni 6 ariko ngo hari cyabaye. 6 ndabikubwira. 59 ubwo turi mu misiyoni, hari abarimu babiri bari barangije amashuri, hari uwitwaga Rwigisha Karawudiyani, nanjye Munyankore Yohani Batista. Baza kuvuga abapadiri b'abazungu, tugiye twari dufite abapadiri b'abazungu, baza kuvuga ngo bitoremo abantu baza kureba uko Bugesera bumeze, kuko bifuzaga ko twazi Bugesera. Hanyuma iyo komite yacu y'abatutsi yari aho ngaho iradutoranya. Noneho idutoranije, abazungu baratubwira bati, abapadiri baratubwira bati, 10:00 turaza kubabyutsa muze tujyane. 10:00 za ryari? So mu gitondo. None 10:00 igeze baza ahubwo batubuza ngo niturorere, ngo kuko bari bazi ko nituramuka tugeze ino hari inyamaswa nyinshi, hakaba indwara yitwa tsetse. Natwe bene wacu bari batwanagije bati muramenye ntibagire utuntu babaha ngo mutugurishe, natwe mutugurishe mutume tujyayo. Nuko banga ko tuza, nko kubabwira ngo ntimubagambanire. Banga ko tuza. Imodoka tuharaye inshuro zigeze kuri 3, haza amamodoka menshi atujyana mu Ruhengeri. Tugeze mu Ruhengeri, muri prefecture ya Ruhengeri nyine. Mu mujyi hari? Mu mujyi. Tuhageze twamaze icyumweru, nibwo bakoze ankete batubaza ngo twakwifuza kujya. Nkanjye ubwanjye barambaje bati, baduhitishamo bati, abashaka kujya i Buganda, abashaka kujya i Burundi, abashaka no kujya muri Kongo. Ndababwira nti nta handi nzi, ni mu Rwanda ngomba kuguma. Bandika ibyo Bugesera. Nuko hasigaye nk'iminsi 2 ngo Noheli ibe, nibwo dupanze mu modoka yabo batuzana i Bugesera. Noheli y'uwuhe mwaka? Yo muri 59. Ni ukuvuga ngo igihe mwari muri mu Ruhengeri mwari mufunze? Twari aho ngaho twese turi aho, ariko ntaho tujya. Ntawemerewe kuba yasohoka? Oya kada. Mwese mwari ubuhe bwoko? Bwari Abatutsi cyane, n'Abahutu bakeya bagenzaga nkatwe. Ni ukuvuga ngo n'Abahutu. Ndibuka ko twazanye na 3 inaha ngaho, dufatana amasambu. Ni ukuvuga ngo n'Abahutu bari banze kwitandukanya n'Abatutsi. Kwitandukanya n'Abatutsi. Hanyuma muri cya gihe mwari babashyira mu mamodoka, abantu babashyiraga mu mamodoka bari bande igihe mwajyaga mu Ruhengeri? Tujya mu Ruhengeri
n'abo bazungu hari administrateur ni administrateur agent bamwitaga agent territorial abazungu bageze kuri batatu n'abo bapadiri nibo batwirizaga mu modoka. hari abasirikare bari barimo n'abasirikari barimo b'abakongomani ariko b'abanyekongo. b'abanyekongo. icyo gihe ngo u Rwanda nta basirikare twari n'abasirikare twari dufite. babashyiragamo se neza cyangwa byabaga bimeze bite? uko twabibonye baratubwiraga ngo byanze bikunze ni mujyemo, ariko ntabo bakubise icyo gihe. icyo gihe mu 1959 barabatwikiye gusa cyangwa hari n'abo bishe? nko mu muryo abageragezaga kurwana hari na data wacu wahaguye yitwaga nde? witwaga Munyarugarama, wagerageje kwirwanaho. n'undi bamwishe mu buhe buryo? baramurashe, baramutemye? bamukubise ibyuma baranamukubita inkoni. n'undi wari sushefu witwaga Nkundiye mu Kibari, nawe yagerageje kwirwanaho no kurwana kube, ariko icyo gihe yarahaguye. baramwishe. ariko ngo kuri Noheli, hari Noheli yabaye mbi cyane hagati ni 1960 na kangahe? muri 61 turi nangaha. kuko tugeze ino abantu bakomeje imirimo bari bafite, n'abarimu n'abagoronome n'abaganga. mukayihemberwa? twarabihemberwaga, agashahara kacu karazaga. hanyuma abandi baba ari abasushefu n'abashefu bose babahaye ingunga imwe. nuko noneho ubwo bateguraga uburyo bwo kuzaguma ino, bagira ngo abagoronome bashake uburyo baparisora amasambu abantu twebwe tuzayajyemo. hanyuma ubwo rero icyo gihe muri 60 bamwe mu basore bacu abo mwumva bashoboye kuba bisi inyenzi bashoboye kugenda bajya mu Burundi, bamwe baragenda bigira mu Gatsiko bavamo icyo bitaga inyenzi. 61 rero barateye, ndibuka ko bateye hano i Bugesera barahaciye, hanyuma ahandi baca i Kigali, bagera no mu Ruhengeri, kuko i Kigali barakomeje bafata n'umuzungu, hari umuzungu bahishe, hanyuma barakomeza bagera mu Ruhengeri, hari umudepite witwaga Seduraka muri Vunga, nabo baramwica, ariko barakomeza barambuka baragenda. bajya heza? basubira i Burundi. hanyuma icyo gihe rero abari barashoboye gusigara ku masambu nabo barakabonye, barishwe. natwe muri twe harimo abapfuye. mwishwe n'iki? twishwe n'abahutu. n'abahutu na leta. na leta. hari Kamari wari shefu, turaguye hariya hafi, bamwiciye hariya hafi ya Deperi. Adeperi Nyamata. na Nyirarume witwaga nde? cyande ndamwibagiwe, w'Umwega, ndibagiwe izina, ariko mu kanya nshobora kumwibuka. hanyuma n'undi mucuruzi n'umwana witwa Polinari Nimbwika, ko namwigishaga mu wa gatatu. uwo mucuruzi yitwaga Tito. abo barabiciye. ubwo ni 1961. hanyuma
1963 nabwo ko byabaye ibindi bibi bikomeye cyane. Nkanjye byambayeho 1963. Byakugendekeye gute muze? 1963 cyakura ku bana biruta byose. Icyo nshimira n'uyu muyobozi wacu Kagame Paul, kuko abana natwe iyo ntagira uwo twiganye baba baranyishe. Ku 1963 nari mfite abana babiri. Umwe ari kwa sekuru ariko turi ahantu hitwa mu Rugando w'Ikanazi hariya hafi ya Nyamata. Ndi kumwe n'umuhungu mwene se mwene data wacu. Ababyeyi bo bari bamaze gutabaruka bazize indwara. Hanyuma ubwo yigaga izaza ari muri 12e secondaire. Ubwo turyamye mu gitondo nk'iki gihe umugore atonora ibishyimbo, baraza basanga twiryamiye. Bande baza? Interahamwe zari zitarabaho, Abahutu n'Abahutu. N'abasirikari 63 b'Abanyarwanda. N'ubundi ni kwa kundi bari Abahutu. Baraza barambwira ngo tubahe ibyangombwa. Bareba ku buriri nambaye agasengeri, twenda turambitse hejuru aho ngaho n'umuheto. Bati uri umunyiginya, uryamanye umuheto, nta kundi ugomba gupfa. Baramfata ku kanya. Uko nakabyutse uko nagahagurutse n'ako gapantaro n'ako gasengeri nibyo nagiye nambaye. Ku bana rero kwanjye hari umugabo w'umuserija wari waravuye aho ngaho wakomokaga iwacu, yankurikiraga muri cours de moniteur. Bamwirukanye muri 3e, aza aje kunsura. Amahirwe rwose nagize, bafata abarimu. Ubwo twari dufite abarimu, twari dufite amazu yegeranye yubakishije inkurugutu n'amabati 15. Noneho abarimu nabo bafata babashyiramo. Turagenda duca ahitwa ku Gahembe, tugeze i Mayange, bamwe mu barimu bavanamo. Turagenda tugeze hirya, n'undi mwarimu wari usigayemo nanjye. Bati kakandi k'amaheru nikavemo, nibura ko ari iki. Bankubita ikibuno cy'imbunda. N'ubu ndacyahamugabo, ndacyababara. Turakomeza tugera i Gako. Tugeze i Gako mu Nshere, yagize ibyago bikomeye cyane. Ubwo mpageze, ariko nabyo kuvuga kwanjye byatumye bimerera neza. Umwe mu basirikari yari mu gikoni witwa Shakabatenda, n'ubu sinzamwibagirwa. Ati Munyanko, ati mbaje kukuramutsa nuko wabaye inyenzi. Ishaho ati nari niharurutswe. Ishaho ati nibigurira abagabo nawe wabona ubayeyo. Mbivuze ntyo, wa wundi warayanyoye inzoga iwanjye aranyumva yumvishwe. Bon, ako kanya araza. Kuko nafashwe twazusanywe n'abajida bahuje ipeti, aragenda abwira Kanyarengwe. Kanyarengwe twariganye. Colonel Alex Kanyarengwe? Aragenda aramubwira ati Munyankore baramwishe. Batata imbere yanjye, bagize batya, bapfutse mu maso, bagiye kurasa. Araza, ageze aho bamupigira amasaruti. Bati akagagabo twasanze karyamanye umuheto, turebye mu irangamuntu dusanga ari umunyiginya, twanga kukiciraho kuko ari skandari twajyaga kuba dukoze, tuza kumwiciraho. Kanyarengwe ati umututsi wese, yavugaga make, ati umututsi wese akwiriye gupfa. Mwamubajije ibyangombwa arabibura, nimuvaneho. Bavanaho
bya bitambaro bari mu maso. Nibyo navuze ni muri iyo toni yari ritona. Puis-je me défendre? Ati ni rwose akazi nakoze n'ubwarimu. Uwo muheto n'ubu sinzi kuwufora, ni icyubahiro kugira ngo umugore ye kunsuzugura. Sinzi kuwufora, mba ndi ku kazi. Kandi nkarera abana b'igihugu bose. Nta handi, ubunyenzi ntabwo mbuzi ngo nibagusubizeho. Arambana ati se ati ngubu ntacyo wafata? Ntoya, nta mutima mfite. Avanamo 5,000. Ni ukuri kw'Imana. Nta kibazo. Ati 5 kandi yahembwaga 3. Ati nuko wa wundi igihe umpatse aragaruka aramubwira ati kubabwiye ngo nibamujyane, nibamugeza mu nzira bakamwica tuzayibwirwa n'iki? Wamumpa nkamujyana. Aragaruka arababwira ngo mumujyane mumugezi we, ejo nzaza kureba ko yahageze. Ako kanya bamubita mu modoka. Tugeze hafi y'iwanjye ngo sigaraho tugusangane icyo kunywa. Nta n'amazi yariho. Twavomaga umugezi witwa Rwakibirizi. Nabo niho bavomaga. Abo basirikare bafashe babarimo barabajyana ngo bajye kubavomera. Abasirikare barambuka bajya, hariyo ka ebyiri, ya Ruhengeri n'iya Kibari. Kibari rero yari haruguru rwa Kibirizi. Baragenda bajya mu bakobwa no mu bagore, bakora ibyamfura mbi, barangije baraza baravomesha. Ariko hatorota umugabo witwa Gakunge, yari umwe mu bahindura, umwuzukuru wa Mukama, n'umuhungu wa Mukama wa Mutijima wa Yuhi. Yari yaje agura urutoki, yahishije urwagwa ashyira mu gicuma nk'icy'amacupa 3 cyangwa 4. Undi mugabo witwa Sebigabiro w'Umunyiginya w'umuganzu nkanjye, nawe yahishije ikigayi cyiza ashyira mu gicuma. Ndaje mpagaze ku muhanda, ngiye kubona baraje. Bageze aho ntimwakire ka gafunguro mwasa uje twagukoreye si bikeye. Ndagiye nsubiye imuhira. Ngezeyo ubwo ni mu masaha 3 z'ijoro. Abagore baraje turaganiriye gatoya, ariko nabo agahinda kabishe kuko abo bagabo bamaze kubavomera babatayo. Babishe? Oya? Ntibabica. Nuko noneho saa 6 tugiye tubona abo barimo baraje dusangira iyo nzoga. Mbatekereza ibyanjye. Mu gitondo saa 3 tugiye tubona ijipe iraje. Twicaye nkariya mu muryango, turaje araturamukije. Hari umwe mu barimu aherutse gupfa witwaga Nonizita, yaramwigishije. Undi witwa Rugeri Nyange baramwigishije, baratwigishije. Nuko ati muri aho barimu, nuko ati mugerageze kwihangana kandi mukomere, mwirinde ababoshye. Nuko atubwira ati mwirinde ababoshye. Inde wabibabwira? Kanyarengwe. Nuko aragenda ajya hirya nanone avanamo ibindi 5. Arabimwe. Yambereye inshuti, n'ejo bundi nagiye kumushyingura apfuye. Nabwo nagiyeyo. Nuko ubwo ni 63. 1963. Nabwo hapfuye abantu benshi cyane. Hishwe abantu benshi cyane. Batagira ukuntu bagana. 66 naho hapfuye benshi. Uko mbese niyo zabaga biti nyenzi iyo zateraga zigatera nk'ubufundu cyangwa se mu Ruhengeri, aho umututsi yabaga ari hose yarapfaga. Mu Rwanda yarapfaga. Hanyuma ibyakurikiyeho ni bya Jenoside rero. Turaza kubigeraho mu kanya. Ni ukuvuga ngo 1966 ho habaye iki? 1966 naho hapfuye abatutsi benshi.
hapfuye mubo nibuka w'Imena, hapfuye abatutsi benshi. Ahubwo ni 1963, 1963 hari abatutsi benshi kuri uriya muhanda, kuko izo bitaga inyenzi baje bavuga ko bafashe u Rwanda, kuko bari barestaye abantu bose ku masambu, abo kuri uriya muhanda wose ugana aho mwaturutse ugana i Kigali. Abatutsi benshi barafashwe. Hari uwitwa Rwamurima yarapfuye, uwitwa Ruruguta yarapfuye, uwitwa Ndekezi yarapfuye, hasigaye babiri nabo baherutse gupfa. Icyo gihe hapfuye benshi n'abasore n'abakobwa. Icyo ni 1963. Harokotse abantu batatu, umwe n'umwarimu yarwaye pararizi, nabone mu kiruhuko cy'izabukuru, yitwa Munyaneza Ildefonse, ariko ubu ntahaguruka, n'umukobwa n'umuhungu ntibuka amazina, nibo bashoboye kurokoka icyo gihe. Na 1966 naho aho bateraga inyenzi zateraga hose niko abatutsi babaga bari aho ngaho bapfaga, bicwaga. Ese nk'ubwo weho urumva ko abasirikare babigizemo uruhare ari nabo bari bagiye kukwica icyo gihe? Abandi batutsi bo byabaga bimeze bite? Bicwaga n'abahutu basanzwe cyangwa abasirikare babaga barimo? Abasirikare babaga barimo, ariko bakabatungira agatoki bati uriya ni abagome, nabo ni mubice. Icyo gihe wabonaga bica abatutsi bagendeye kuki? Wenda nko kubize, abacuruzi? Abacuruzi nk'ubwo witwaga nk'uko nawe icyo gihe muri 1963 yarafunzwe, yari yarahoze ari shefu acururiza hari i Nyamata. Nawe icyo gihe bamujyanye i Kigali, nawe yaguyeyo. Niho yica. Abacuruzi n'abari abashefu cyangwa abasushefu, abo nibo bibandagaho cyane mu kwica. Hanyuma noneho 1973 ho byari bimeze bite hano mu Bugesera? Mu Bugesera ubwo 72 73 twari tumaze kwisuganya, twaragiye ku masambu tubasha guhinga, ndetse ikindi nababwira ni uko 1963 hari minisitiri w'ubuhinzi witwaga Nkizabera Damiyani. Uwo kuko 1963 hari abatutsi benshi bashoboye guhunga bajya i Burundi. Noneho Nkizabera azana abahutu abatuza ku mipaka. Dore no hasi aha ngaha abatutsi bari bagiye bose, amasambu yari yarashyizemo Abanyabutare. Hanyuma muri Ngenda bashyirayo abahutu. Noneho ahubwo n'abatutsi bamwe mu barimu baducirayo ngo tujye kwigishayo. Abahutu bamaze guhungira ino bavuga ngo inyenzi zirabatera, noneho ngo tujye kwigishayo. Nagiyeyo namaze imyaka 5 kuruhuka nigishayo. Ngo inyenzi ni nziza, azaba ari twe zisangayo, kandi bashyizeho n'abahutu baturutse mu Nkiga ngo bajye batuvuga baturanga, noneho ngo dupfe. Bababwira nde? Babwira leta yariho icyo gihe. Naho 72 73 nabyo byari bibi cyane.
iyo hagiraga mbese akantu kakomaga bavuga ngo inyenzi ziteye aha n'aha hose aho umututsi yabaga ari hagiraga ibibazo. Icyo gihe byo na 1963 abarimu bafunzwe ntibageraga ukuntu bangana, kandi b'abatutsi bafungiwe i Kigali. Nabo mu bazungu bose siko bari abagome. Twari dufite umupadiri w'umufaransa witwaga Padiri Aliberi, bakamwumva yagerayo niwe wabashoboye kubashyira utwenda n'umushahara wabo akakomeza kubafatira. Aragenda arabavuganira barafungurwa, bariko bari bafunzwe. bafungiwe ko ari abatutsi. Hanyuma mu 1982 gutyo hari abatutsi birukanwe muri Uganda. Ku gihe cya Habyarimana. Muri abatutsi birukanwe hano nta ngaruka byabagizeho namwe? Hari umwe dore wari utuye no hirya ngaho wagerageje ngo asubiye kubaza ibye. Mfite n'igitabo cy'imibereho y'abatutsi bavuga ko Habyarimana yemeraga ngo ko abatutsi bakaza ariko ntibagirirwaga neza. Ubu rero yagiye gusubirayo, ageze ako kanya yarasubiye iwabo Ibyumba, bahise bamwica. Yitwaga nde? Sindyibuka ariko yarapfuye. Hanyuma uhereye mu 1957 ukageza mu 1982 kwica abatutsi wabonaga bikorwa mu buryo bumwe cyangwa bagendaga bameriyora bitewe n'icyabaye? Bagendaga baronda, bagendaga bareba mbese nk'umwe mu bakuru bacu wabaga ari shefu cyangwa ari sushefu, abo byari ngombwa ngo bapfe. Bakicwa mu buhe buryo? Bakicwa bakabatungira agatoke, abasirikari baza bakabatwara bakabica, bakabarasa. Umuntu wasigaye wari utuye mu Murera witwa Munderi, niwe rwose washoboye yazize ejo bundi jenoside. N'ubundi ni kwa gutotezwa ko abatutsi kwari kugikomeza. Icyo gihe rwose ahubwo uburyo bwo kubica urabona nk'94 kuri Radio Africa TV ya jenoside 94 tuyita umuvuduko wa jenoside. Ariko uburyo bwo kwica bishwe mu buryo bwinshi cyane. Honorable Tito Rutaremara niwe wigeze kuvuga ko abatutsi bishwe mu buryo 50. Icyo gihe yavuze yuko abatutsi mu bushakashatsi bwakozwe abatutsi bishwe mu buryo 50. Ni ukuvuga ubwoko bw'impfu bishwemo mu buryo bugeze kuri 50 cyangwa se burenga. Mwebwe icyo gihe guhera 1957 mutangira gutotezwa, uburyo bwo kubica bwagendaga buhindura isura? Byagendaga bisura kutwica babanzaga bagakora amalisite. Noneho twagira ikibazo bumva ngo inyenzi zateye aha n'aha, wa wundi wanditswe bakamufata ukagenda bakamurasa, uwo wanditswe wese bakagenda bakamurasa. Iyo hagiraga akantu gakomozaho gatyo, kuko inyenzi zaho zigeze hose baramufataga bati nta kundi nawe uri icyitso. Usibye kubica babarashe ntawabicaga bamukubise? Kereka muri jenoside. Kereka muri wa muvuduko wa jenoside? Nabundi ni ukuraswa. Ntawe bigeze batwikira mu nzu? Mu nzu oya, kereka muri jenoside. Ese ubwo icyo gihe ibyo bintu byose byababagaho
urumva wubaka urugo washakiye hano mu Bugesera. naje uwo mwaka niwe narongoyemo. Niwe warongoyemo. Hanyuma icyo gihe bakujyanye kwigisha ku Ruhuha. Wimukanye n'umuryango wawe cyangwa wavaga ukagaruka hano? Kada umuryango wanjye wasigaye aho bita mu Rugando hari hakurya ya Nyamata. Si cyo cyenyine twagiye turane abarimu barenze 6. Ubuhe bwoko? B'Abatutsi 6 cyangwa 7. Tukagenda tukabayo, agashaka kacu kazaga gatinze, wareba uti ntacyo ndi bushyire umuryango, ugategereza kuko gashara kaboneka. Icyo gihe twaragorewe bikomeye. Kandi nabyo bifite aho bihura no kuba muri Abatutsi. Bose abajyaga bose n'Abatutsi. Abarimu b'Abahutu mwari mufite muri aka gace icyo gihe? Abarimu b'Abahutu ntabo hari umwe wari warangije imbere ya Gisaza ariko yitwaga Stefano, yahise agenda iwabo hari Rwamagana. Yahise ajya iwabo i Rwamagana. Nabundi n'Abatutsi gusa. Muri abo ngabo se bo mwabaga mugiye kwigisha bo nta barimu b'Abahutu babagamo? Babazanye ino? Ni ukuvuga ngo mwebwe mwagiye aho hariya za Ruhuha, abaho nabo babazana hano? Ariko nabo si benshi, nka 2 cyangwa 2. Kubazana hano hari aho byari bihure no kugira ngo baze gutoteza Abatutsi? Oya, kwasaga no kubahungisha ngo inyenzi nizituruke Burundi zitabatwara, zitabica. Hanyuma noneho tugere mu 1990. Yego. Iziswe inyenzi nazo zigabye igitero cyo gutaha, ariko ubwo ni FPR Inkotanyi ari FPR Inkotanyi zari zimaze guhindura izina. Ya mbere Ukwakira 90. Iriya ntambara y'Inkotanyi ije hano muri aka gace mu Bugesera, leta yibasobanuriye gute? Nabyo byabaye ukundi, kuko bamaze kubona baje, nta kundi rwose. Rukundi bya Rukundi. Abo ngabo bari ku malisiti bahise bafatwa ku kanya baricwa mu 1990. 92. 92 turaza kuhagera mu kandi tugende umwaka ku mwaka. 9 barapfuye. Mu 1990 Inkotanyi zagabye igitero. Hari Abatutsi bahise bicwa hano? Hari Abatutsi bishwe. Harabuze amazina? Sinibuka neza kubavangura. Abo nibuka neza ni umuzungu nawe yapfuye muri 1992 witwaga Rukatori. Hanyuma abandi bo 1990 benshi muri bo bahunganye, bongeye nabo guhunga, bahungana n'amatungo barabambura. Sinakubwira bibi bya Rukundi. Ko na mbere mwari musanzwe mwarakorewe amaliste basanzwe babica rwose. Abo n'umushinga mubisha wa leta zirangoma ngome zayo tegekaga u Rwanda wari warateguye kuzica Abatutsi. None urumva ni gahunda yari ikomeje, kuko urumva na mbere ya 90 mwatubwira ko liste zakorwa, urumva ko byakorwaga systematique rwose. Ni gahunda yari ikomeje yo kubica. Hanyuma leta yigeze ifata umwanya wenda ngo bakoranyirize nko mu nama babwira icyabaye, babwira bati habaye iki n'iki. Kata leta yagiraga inama bene wabo gusa. Bene wabo no kuvuga iki? Abahutu.
hanyuma se nk'iwacu muri komine Runyinya njya nkunda kubitangaho urugero. yego Twayoborwaga na burugumesitiri, twategekwaga na burugumesitiri witwaga Hategekimana Deo, yego Alias Cyamakare. Yakoresheje inama ahantu hitwa kuwa Gihina, ni mu butaka bwa Kiliziya Gatolika n'ubundi. yego Atubwira ko inyenzi inyenzi zateye u Rwanda, ko ari Abagande bayobowe na General Major Fred Gisa Rwigema. Ariko nari umwana ntabwo nibuka inama yatanze y'icyakorwa. Urumva njye nari umwana nirukanka n'abandi bana. Ariko mwebwe ntabwo bigeze bafata iyo gahunda ngo mwese babahurizemo, kuko twebwe aho ngaho twese harimo n'Abahutu n'Abatutsi muri iyo nama. Hano ho bakoresheje inama Abahutu gusa babwira icyabaye. icyo gihe nigishaga ahantu Nyirarukobwa. icyo gihe indirimbo nuko ntibuka iyo ariyo batwigishije iryo joro, bucya dufata imitumba ngo tugiye guhamba Rwigema. hariya muturutse muvuye ku ruzi, hari ahantu mwageze ku gasantere, niho hari abasirikari. ubwo twe tugenda turirimba dufashe imitumba ngo tugiye kuyishyingura muri Rwigema, tugiye gushyingura. baduseka babaranyega, batunnyega. icyo gihe twari dufite witwa Rwambuka. yakoraga iki? yari burugumesitiri wihe komine? komine Kanzenze, yitwaga Kanzenze. nawe yararangije izaza. yari dekatire. yari abaherekeje mugiye gushyingura Rwigema? hose yatangaga amatangazo agenda areba hose uko bifashe. ni ukuvuga ngo icyo gihe nta hantu mwigeze, ni ukuvuga ngo inama zose zakorwaga basobanurira Abahutu uko inkotanyi zateye, nta Mututsi urimo? nta Mututsi uretse ko inama yategurwaga, abo bita ba propagandiste bateguraga inama, noneho bakazahamagara rubanda twese ari ukwiyerurutsa, bagira ngo babwire bene wabo ngo barebe uko bazifata. naho twebwe ari amaburakindi yo kwanga kudusiga. ikindi bakoze icyo gihe ni ugutanga amakarita. amakarita y'abapamutu yabaye ikibazo gikomeye cyane mu 1990. icyo gihe dushaka kujya ku mupropagandiste ngo tumusabe ko yadushyiramo, akanga. Abapropagandiste binaha bari bande? bitwaga bande? hari Bugingo yabaye we, hanyuma aza gusimbura Rwambuka ku burugumesitiri. hari witwaga Ndejeje hariya ku Kanzenze. uwo niwe wakiraga n'iyo misanzu. Ndejeje. akaba se wabo ubu ngubu wigeze kuba burugumesitiri atazi gusoma no kwandika. ndibuka ko yaje kumugiraho amahirwe, yaje kumpa irangamuntu, yiyandikiraho ndetermine, atazi gusoma arasinya. icyo gihe nashoboye no kugenda njya gusura bene wacu mu mahanga. ibyo byatumye ngera i Masisi. hanyuma si iyo ndangamuntu washoboraga kwandikaho ikindi kitari ubwoko? oya, ubwoko bwagombaga kubamo. indetermine se byasobanuraga iki? indetermine donc ni intuza, ni nka passport. donc ni laissez-passer. ni ukuvuga ngo nta mupaka igira. hari uwabyumva nko kuvuga ngo ntigira igihe izarangirira. ni rwose. icyo gihe
imodoka witwaga Sebatware cyakora nabo twari twariganye no kwigana. Sebatware yakoraga iki? Sebatware yari minisitiri de l'intérieur. Avuga ngo ntihazagire n'umwe cyane cyane abakobwa ngo bazaturuka i Kanzenze bagera i Kigali, ngo yihanangirije abafite amamodoka ko batazagerageza kuzana uwo muntu udafite icyangombwa. Urujyewe nari mfite iyo resepase rero nashoboraga kwigendera kuri ubwo buryo. Nk'ubwo nagiye hakurya i Masisi, ariko tugiye gutembera, abarimu tunigishaga aha ngaha tugiye gutembera ku Gisenyi, ndambuka ndagendagera i Masisi. Masisi wari ugiye muhe gahunda se? Ngiye gusura bene wacu bariyo, baraje bari hariya. Muri bamwe muri b'abatutsi bagiye bahunga muri ya myaka. Wamaze nk'igihe kingana iki? Namazeyo icyumweru. Maze icyumweru. Ntawe wigeze utekereza kwigumira se nawe? Kandi mfite abana ukazaza ukabatwara? Oya, icyo sinigeze mbitekereza. Biriya leta zari zimeze nk'izabahumye amaso abantu bakuru bakiriya gihe. Kandi abo barimu bo urebye agashaka kacu barakaduhaga. Barakaduhaga. Hanyuma ubwo ni mu 1990 muri la periode inkotanyi zateyemo. Kubabuza kujya i Kigali, utekereza ko byari bigamije iki? Byari bigamije ko ngo dushobora kugenda tugahura na bene wacu bariyo, tugashobora kujya inama. Icyo gihe abatutsi bariyo basaga n'abafunzwe, niyo bajyagayo babaga basa naho bakugenzura. Ese gahunda yo gufata abo bise ibyitso inkotanyi zimaze kugaba igitero hano ntayahabaye? Yarahabaye rwose. Nuko bamwe bari barafashwe barafunzwe no mu byitso, nka mukuru wanjye Berikimasi Kaboyi, nanjye uwo Rwambuka yigeze twagiye gusa. Ubwo Kaboyi yari afite se wari utuye Nyirarukoga, hari n'umukobwa witwa Asumutaka wikora ku ishuri y'Amerika. Uriya n'umukobwa umurese wabo? Ndi murese wabo. Na Bonwa Kaboyi, na Bosco Kaboyi, na Angelica Kaboyi. N'uwo Kaboyi ndaza kubabwira ko yaje gupfa turi kumwe hariya ku ruzi. Nawe yishwe? We yaje kunanirwa kwiruka, aruma. Icyo gihe twari tugiye mu bukwe bwa mushiki wacu, ari jye ubuhagarariye muyobora. Haza kuza uwitwa Mathias yari comptable, ari kumwe n'umusirikari wayoboraga inaha ngaha, aje kudufata. Araza. Umusirikari witwa nde? Barwaga Filitani, barinde bari muri abo ngabo, cyakora n'umwe mu bakuru. Noneho ni Dominiko, witwa Dominiko. Irindi yari afite n'ikintu cy'ibihanga. Wamenya ipeti yari afite? Liyotone cyangwa se uriyotona. Ubwo ni mu 1990? 90. Noneho basanga Kaboyi baramufata. Ubwo nari ntuye hariya munsi y'umurenge. Kaboyi muzehe? Kaboyi Berikimasi muzehe. Nuko baza rero bibwira ko ndi muhira, naho kumbi bansizaho ngiye kuzana inzoga yo guha abantu bari baje gusaba umugeni. Noneho baraza
baca hari kuri leta aho mwanyuze hari agahanda gaca ibumoso, noneho bahanyuze baragenda bageze hafi y'iwanjye, atari ko nawe ntiyavugirwagamo, arababwira ati mujyanye ngo tugiye kwa Munyankore. Ati reka da, ati Munyankore ntawe uhari, ati Munyankore mumusize hahandi. Ntibagarutse bakamfata tukagenda. Twamaze amezi 2 buri wa gatanu tujya kwitaba ku murenge kuri segiteri. Kuri segiteri. Ubwo ni ihe segiteri? Oya, twajyaga kuri kwa burugumesitiri ni Kanzenze kuri komine. Tukajyayo tukirirwayo, nimugoroba tugataha, ukwezi kose tutigisha. Icyo gihe mwashinjwaga iki? Ngo tugemurira inkotanyi. Inyenzi bari batarazemera ko ari inkotanyi. Ngo turazigemurira, ngo kandi turi ibyitso byazo. Ntabwo mwigeze mukubitwa icyo gihe? Oya, ntabwo twakubiswe. Usibye mwebwe ko babarekuye mukajya mwitaba, muri nta bari bafunzwe? Abari bafunzwe bandi batari mwebwe? Oya, ntabo. N'abandi mwese mwaritabaga? Mwari nka bangahe ugereranyije? 5. 5. Hanyuma noneho rero igihe cy'amashyaka kirageze. Ishingwa ry'amashyaka hano amaze gushingwa byari byifashe gute? Iyo myigaragambyo yabaga byantu bitaga mitingi. Icyo gihe byigeze gukomera cyane. Babanze kutwinginga ngo tujye muri Parmehutu. Ubwo ni MDR? MDR. Noneho bati aba n'aba nibo byitso. Ubwo aba n'aba ni bande? Bakatuvuga amazina. Mu mazina? Icyo gihe bavugaga nde nande? Bavugaga jewe Munyankore Yohani Batista, bakavuga Kabuye Berikmasi, bakavuga Karemera Dominiko, bakavuga abandi babiri benshi b'abarimu, kuko benshi mu barimu nanone barabatutsi. Iyo Placide yarapfuye, nawe yazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo bakavuga ko turi ibyitso, ko tugemurira inyenzi. Hanyuma rero igihe cyo guhitamo abasore bajya mu nterahamwe, nacyo ni muri la periode 91 93 kugeza 94 mu ntango zayo. Uriya mugambi bawutegura nk'abatutsi mwarabimenyaga? Nuko abatutsi bari abanyabwenge batoranya ruriya rubyiruko, mwarabimenyaga ko bariho batoranya bazajya mu nterahamwe? twarabimenyaga. Harimo amacuti byari byose. Hari interahamwe zinaha twaganiriye ngo bakoreraga imyitozo kuri Maison de Jeunes hariya kuri sous-préfecture yitwaga kuri sous-préfecture Maison de Jeunes. Itwe twayubatse ahubwo ku mupadiri witwaga Padiri Varmashu. Ubwo se n'abo basore bandi bose niho bajyaga? Abo ngabo abo binjiriye i Kigali. Binjiriye i Kigali. Hanyuma noneho rero iyo mwumvaga bagiye mu myitozo, yo kwica abatutsi, mwumvaga mumeze neza? Twarumirwaga tukabura uko tujya, ariko nta kundi twabigira, tukumirwa gusa tukajya mu kaga. Mwari mwarakiriye gupfa? Nta kundi rwose. Ukumva iyo bavaga se nk'abo basore b'abahutu muturanye, kuko ngo bigaga bataha, bakoraga imyitozo bataha,
bitwaraga gute mu byaro mutuye? abo ngabo bari bafite ibanga rikomeye nubwo twabamenyaga ariko ntacyo bavugaga, bagaragaye ahubwo muri jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Hanyuma abo basore b'abahutu niho mwababonye cyane jenoside yakorewe abatutsi, umuvuduko wa jenoside ubaye utangiye nibwo mwababonye. turaje tubigereho mu kanya. Igihe cyo kwica uriya muzungukazi w'umutaliyani witwaga Rukatori, Antonia Rukatori, hari habaye iki kugira ngo bamwice? icyo gihe hari 6 1992 hari 1992. icyo gihe hari amasegiteri, hari segiteri Ntarama, hakaba segiteri Kanzenze, segiteri Musenyi na Maranyundo. Ntarama, Kibungo na Kayumba, izo segiteri zonyine nizo zitakora ibyamfura mbi, naho izindi zose zakora ibyamfura mbi bica abatutsi. Abandi bahungira i Nyamata. I Nyamata muri paruwasi ku kiliziya. Abo bahungiye rero ni nabwo Rukatori yigishaga mu ishuri ry'abakobwa. Noneho abo bahahungiye akajya avuga imibereho yabo uko bameze, akanabafungurira, akabaha amazi yo kunywa n'icyo kurya. Noneho ubwo Musenyeri Nsengiyumva yaraje wa Kiliziya Gatolika, araza abwira uwo muzungukazi Rukatori ngo ntihazagire ikintu na kimwe yongera guha abo bantu bahungiye aho. Ako kanya havuye, ubwo ni Musenyeri Nsengiyumva Viseni, na Habyarimana araza, Perezida wa Repubulika, nawe yunga muri cye. Ahavuye ako kanya nibwo umuzungu bamurashe. Nubwo simetiyeri iri aho ngaho n'umupadiri, ariko umupadiri we yaguye, we nawe yari umwe mu badufashije gufonda ishuri rya Pepu, ariko we yaje kugwa intuza igihe papa aza mu Rwanda muri 1989. Izuba niryo ryamumeneye agahanga, arapfa. Yarapfuye. Ariko nawe ntiyangaga abatutsi. Yari umuzungu nawe? Yari umuzungu. Twibutsa ko Musenyeri Nsengiyumva Viseni yari arikidiyoseze wa Kigali. Kandi akaba inshuti ya Habyarimana cyane n'umugore we Agathe Uwiringiyimana, Agathe Kanziga. Habyarimana aza kubasura yavuze iki? Nta kintu yavuze, nta jambo yavugiye. Yaje agenda atya. Twe rero ubwo twari ku Karasisi tugenda, sinakubwira turirimba indirimbo zabo. Umugambi n'umwe w'Abanyarwanda. We atureba atya, agira atya gusa ngo ratungura dupepera. Abatutsi bari mu Kiliziya bariho barahunze ubwicanyi bakorerwa n'abahutu. Aricyo yaje kureba. Avuze ngo nimukomere, ngo ariko abahutu ngo barakomeye nabo. Niko yavuze ngo abahutu barakomeye nabo. Umwiyumvira? Ni rwose. Unahari? Ni rwose. Ngo abahutu barakomeye nabo, ngo ariko namwe nimukomere. Uriya ari umwicanyi w'umwuga cyane. Hanyuma
bahamaze nk'igihe kingana iki abaki abo batutsi bari barahungiye muri kiliziya gatolika ya Ntarama bahamaze icyo gihe hari supurefe mbwa ntikanze muri mugomba kuba mufite aha wo ku Gisenyi hari prefe Bangambiki na supurefe Karera na Gakuba muri icyo gihe cya 92 hari supurefe uwo nguwo kandi uwo yaranarezwe mu rukiko yarezwe nande yarezwe mu rukiko rw'Agacaca nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nari ngize ngo ni icyo gihe cy'igihumbi 1992 hanyuma bahamaze nk'igihe kingana icyo abatutsi bamaze ibyumweru bigeze kuri 3 muri iyo kiliziya ubwo ni iriya kiliziya yaje guhindurwa yakorewe urwibutso nyuma iza guhindurwa ubu ni urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi hanyuma rero inkotanyi byatangiye zitwa inyenzi leta izita inyenzi biza kugeza aho bazita inkotanyi bemera ko ari inkotanyi uko imishyikirano yagiye iba mwebwe mwumvaga bameze mute nk'abatutsi bo muri ibi bice kandi bajijutse ko umbwiye ndi umwe mu bigeze kuzisura hehe mu Mutara wagiye kuzisura mu Mutara ubwo ziza yaratubabaje cyane umugabo witwaga Gahima hariya afite umugabo w'inshuti ye wari ku Kacyiru wari utunze umuzungukazi ubwo rero twakusanyaga udufaranga bakatuma bati we ntawe wakumenya bakageza ku mupaka nkagenda nkazidushyira ku mupaka wa hehe hariya mu Mutara tugeze iriya mu Mutara nkatubashyira wajyaga inkotanyi wazisangaga hehe inkotanyi zari zifite ka yazo nuko nibagiwe hariho aho zari ziri n'umuntu wakiraga ayo mafaranga aho rero twe abenshi mu batutsi bumva ko bose bumvaga bashimishwa nuko zize kandi natwe mu bana b'abatutsi bagiye bajya mu icyo gihe ese iyo wajyaga mu nkotanyi wumvaga umeze ute numvaga ndi fiyeri cyane uzatwohereza abana numvaga nishimye nabona kandi ukuntu bifashe cyari ni ukuri ntabwo bigeze baguha imyitozo ya gisirikare oya ubanza utaratindagayo ntabwo natindagayo rwose nta nubwo nararagayo kwari ukwinyanja naragarukaga nkarara i Kigali
kwari ukwinyabya. kwari ukwinyabya. Hanyuma rero bigeze aho inkotanyi zije muri CND. Zije muri CND wumvise umeze ute? Ziza muri CND hariya kuko nkubwiye umwirondoro wacu uko twagiye duhunga twirukanka n'abantu bagiye bahagwa byari igitangaza. nkanjye ubwanjye baratemaga bajya kugera ku ruhande rwanjye ifirimbi yo kubacyura, nabo bubahirizaga isaha. Turaje tubigereho. Nari nkubajije inkotanyi zije muri CND. Uravuga ziza hariya? Inkotanyi ziza muri CND 600 harimo n'umuhungu mbere se wabo kuri 28 z'ukwa 10/1993. hari n'umuhungu wanjye ariho. Ziza wumvise umeze ute muri wowe? Gusa twari tuzi ko zitari bubeho. Twari tuzi ko zitari bubeho kubera kuko abasirikari bari benshi kandi barakaye. Tuzi ko bari kumwe na Kanyarengwe, nuko tuti bari abantu barashira. Imana iza kudufasha, bose nta wapfuye. N'uwapfuye ntiyiciwe muri CND, ntiyarasiwe muri CND. Ariko Kanyarengwe, Colonel Alex Kanyarengwe ntabwo we yabaga muri CND, yarahazaga wenda rimwe na rimwe, ariko ubundi icyiciro cye cyari ku Murindi. Cyari ku Murindi w'intwari. Icyo gihe rero ziza uwo muhungu yitwa Haji. N'ubu ngubu rwose ndamuhamagara tukaganira. N'ubu aracyari umusirikare? Ariko akora imirimo ya gisirikare. Yego. Ntacyo dukomeze rero. Tugere kuri ya ndege. Yego. Indege imaze guhanuka. Hanutse indege ya Perezida Habyarimana imaze guhanuka. Nari ntuye hariya munsi y'umurenge nigisha muri Ngenda. Umwana wanjye w'umuhungu w'imfura yari mu wa 3 primaire, wa 3 cyangwa wa 4. Mfite radiyo, noneho asanga agiye kureba inka hasi mu kabande. Ati papa ati Habyarimana yapfuye. Ni wa mwana wabeshya ibindi. Habyarimana yapfa? Ati yapfuye. Ati papa ati ngwino byiyumvire. Ndazamuka ngeze nsanga kuri radiyo barabivuga. Bavuga ngo arapfuye kandi azize Abatutsi. Ngo ntihagire umuntu usohoka n'umwe. Ariko icyo gihe habwirwaga Abatutsi, Abahutu bahawe uburenganzira bwo gusohoka no kwica. Nibwo batangiye rero. Nibwo batangiye. Imaze guhanuka nibwo batangiye bavuga ngo ntihagire umusohoka. Ubwo wabimenye ari nijoro ku manywa? Nabimenye nko muri amasaha. Ubwo ni ku itariki 7. Ubwo munsi y'umurenge wavugaga n'ubwo ni segiteri? Muri musiteri Ntarama. Se na hano iri n'ubundi yari hari inyubako y'umurenge. Hari inyubako ya segiteri? Hari inyubako ya segiteri. Hari imbere y'urwibutso rw'abazize Abatutsi. Okay. Nuko n'uruhande rwabo hari agashuri. Ubwo kuri 7 hakurikiyeho iki uwo munsi? Kuri 7 zo kwa 4 1994. Bon, ubwo nibwo batangiye no kwica. Ino batangiye kwica mu itariki ya 7. Umuntu witwa Chandari haruguru ahangaha baramwishe. Abenshi bahungira ahangaha ku Kiliziya. Bishatse ndabifite rwose ku murongo wose. Ntabibabwira mubwiye.
abo bishe uwo munsi abo bishe ntacyo bitubwira ibyo wari ugiye kutubwira. nabo nshobora kubibabwira. Ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Itariki ya 6 y'ukwa 1994 Perezida Habyarimana arapfa. None urupfu rw'abatutsi n'abandi batagenzaga nkabo rubagahumamunwa. Indege imaze guhanuka, radiyo irariboroga ngo ntihagire uviwe. Ubwo habwirwaga abatutsi n'abahutu bahabwa uburenganzira bwo kwica umututsi wese n'undi utaragenzaga nkabo. Muri Sekitori Ntarama itariki ya 7 y'ukwa 1994 Nyamabuye Chandara arapfa. Itariki ya 8 y'ukwa 1994 Kibungo muri Ntarama irashya, abatutsi bahungira Ntarama. Kazimba yararaswa, araswa n'uwitwa Izaki. Izaki yari umusirikare? Yari umusirikare. Ariko yararangije igihe akora muri leta. Bamwe bitwaga abareservisite. Ariko uwo munsi baramurashe ku kiganza ntiyapfa. Hanyuma itariki ya 9 y'ukwa 1994 Ntarama iraterwa. Nyiramatungo hakurya hariya ihungira Ntarama. Kayenzi hakurya iraterwa. Hapfa umuntu witwa Bandora n'abana 2 b'abanyeshuri. Abo bana b'abanyeshuri 2 n'umugabo witwa Ngabo Yohani. Hapfuye umuhungu witwa Jean Claude umunyeshuri na Muzezayo wa Karori, nabo b'abanyeshuri sogonderi. Urumva itariki ya 10 y'ukwa 4 impunzi nyinshi Intarama hano hariya z'ubuhe bwoko b'abatutsi. Urumva abandi bahungira ku Mugina. Ku Mugina wahe? Hakurya hanga muri Gitarama. Umugina wa Gitarama. Hanyuma twirwanyeho ku buryo bushobotse. Ari abagore, ari abakobwa, ari iki, bakazana amabuye bakaduha, abafite mu ducumu n'iki rwose bagakora uko ashoboye cyane. Kuri 13 z'ukwa 1994 igitero nyamwinshi cyarimo umusirikare w'umukaporali witwaga Sebuhindo. Aturuka hirya hariya ku Kanzenze. Icyo gihe abatutsi benshi bagiye i Kigali, harokotse 3. Abo batutsi barokotse nibo nababwiye harimo umwarimu witwa Munyaneza Ildefonsi n'umukobwa n'umuhungu, abakobwa ntibuka amazina. Ubwo rero abatutsi nyamwinshi bajya i Kigali ngo bagiye kubaza icyo bazira. Baturutse ahangaha ku murenge ngo bagiye kubaza icyo bazira. Ku itariki zingahe? Ku itariki 14 z'ukwa 4. Barabadabagize kweri. Nuko baragenda. Gusa urumva, hanyuma ku itariki 15 z'ukwa 1993 saa 3 igitero nyamwinshi kiza mu Kiliziya ya Ntarama. Waravuze 9-3 ariko ubwo turi 9-4. 9-4. Bari bafite intwaro nta mpongano za goronade n'imbunda nyinshi z'amoko menshi. Ubwo ni ku itariki zingahe? Ni ku itariki 15 z'ukwa 4 muri 1994. Urumva icyo gitero cyarimo abasirikari benshi. Abino harimo Kamaka, Sebuhindo, Izaki n'umucuruzi witwaga Urayineza Simoni. Abo ni abahutu binaha. Bari bagiye kwica i Nyamata. N'abajepe benshi, n'amabisi 5 y'abasirikare. Y'abasirikari.
ku itariki 16 z'ukwa kane 1994 abatutsi benshi bahungiye Gitarama baturutse hano donc ku Mugina i Kabgayi naho bajyayo igitero cy'amabisi 19 z'ukwa kane yego 1994 kirimo witwa Pauline Nyiramasuhuko wari ministre kirimo abajepe batagira ukuntu bangana urumva kuri 21 z'ukwa kane igitero cy'umusozi witwa Kimpiri hakurya y'urufunzo aho batwiciye hishwe abatutsi benshi abagabo abagore n'abana kuri 22 z'ukwa kane 1994 ubwicanyi burakomeza mu rufunzo bagasonga n'abatarahwana abantu ntibuka amazina 33 basize agatwe bagasiga bapfa bicirwa aho mu rufunzo bicirwa mu rufunzo hanyuma kuri 30 z'ukwa kane 1994 badusanga mu rufunzo n'abihishe i Gasozi bose n'inkomere bose barahwanya 14 z'ukwa gatanu inkotanyi za Kabyara ziratubohora. Urakoze. Inkotanyi turaza kuzigeraho mu kanya. Dusubiye warakoze cyambere ku bidokimenta ku buryo bigaragara ko ntabwo nanigeze mbasaba yuko mwatwandikira amatariki ariko birantunguye ko nsanze mufite agenda ndeba nini ya kera yo muri 2000 iyo agenda reka tuyereke David David urafite fresh biragaragara ko muzehe Munyankorero rwose yateguye umaze imyaka myinshi utegura kabisa warakoze muzehe yego mwana wa reka tugufashe kubyegeranya hanyuma cya gihe wa musore wa muhungu wawe yakubwira ko Habyarimana yapfuye ubwo mwaraye mu rugo ku itariki ya 7 itariki ya 7 twaraye mu rugo ariko aho ngaho iwanjye nari mfite n'umusirikare w'inshuti niyo nzu yanjye niba muzihe ngabo wo muzingabo za Habyarimana narasabiye umugeni w'umututsikazi mushingira mu Kibari we yari inshuti yanjye amagara ariko arahinduka n'ubu aracyari muri gereza. Uwo munsi nawe yaragiye kukwica se? Oya ntabwo yambonye. ubwo twaraharaye. Yitwa ndo musirikare? Yitwa sinasibyibuka. Mwihorere. Nuko ubwo bwarakeye ariko umugore wanjye we yapfuye mu yapfiriye rimwe n'igihe cya Rukatori. Nuko ngo umufasha bamwishe mbere yuko Habyarimana araswa? Ariko we yari asanzwe arwaye, we ntiyashoboye kwiruka. Yiciwe? Yarishwe? Nawe mu by'ukuri ntabwo yishwe n'agahinda. Agahinda n'imbaraga zari nkeya, twiruka rero ntabashe kwiruka. Ubwo ni mu 1992? Ni muri 1994. Na kane we yagumye mu rugo yicwa n'umubabaro. Ahubwo
abahungu banjye batatu nibo bazize. umwe ntabwo yazize jenoside, w'imfura yanjye yazize agisida. yari umwe mu bakuru. twigendera akantu ku kandi muzehe. Yego. wari utubwiye ko umufasha wawe, umugore wawe yapfuye ryari? yapfuye muri 1994. na kane. ni uko wari uzanyemo rokateri kare. we ntabwo yigeze abasha guhunga? oya. nta n'uwamutemye? murabizi neza ko nta oya rwose. natwe twamushyinguye. yishwe n'agahinda? yishwe n'agahinda. imbaraga zari cyane. mukomere cyane. Imana ikomeze imutuza heza. none se twagendeye ko bimeze. hanyuma kuri iyo tariki ya 7 waraye hehe? iryo joro narayimuhira. ariko bukeye bwaho nararaga hariya ku mashuri. ya hehe? hariya Cyugaro. niho twese impunzi twari duteraniye. bamwe baje mu kiliziya, baje ku kiliziya hariya ku rwibutso cya Ntarama. buriya yari kiliziya. hanyuma twebwe duhungira hariya ku mashuri. akaba ariho turara. y'Icyugaro. hari interahamwe zabimbwiye zina kuri no televiziyo yanjye barahari. hari interahamwe zimwe mu zaje kubica zambwiye uko byagenze. hanyuma mwabagaho mu buhe buzima? hari icyo bitaga gusagata. abato bashoboraga kugenda, byari byeze cyane. amasaka yari yeze, ibishyimbo n'ibigori byari byeze, bakazana ibyo turya abo batoya. nubwo bazaga bakadutera bakabisigarana, ariko bakoraga uko bashoboka kose tukabona icyo turya. babateraga nko mu masangahe? mu masaha 4, mu masaha 3. kora abahutu ninde muntu wari warabatoje kuri uziko natwe wacu muri Nyaruguru ko badufite saa 3 saa 4 kuri paruwasi ya Karama ya Kiliziya Gatolika. natwe baduteraga saa 4 saa 5 tutangiye guhisha, tutangiye gushya. namwe nicyo gihe bazira? natwe rwose twagerageje kurwana nabo. pepe abagore babirwana n'ingoma. ntibishoboka iyo batazana amamodoka n'abajipe ngo bazane izo grenade. nose abantu twashoboye no kwambura imbunda. twashoboye kubaka, ikoreshwa n'uwitwa Habarugera n'ubariho. n'ubari mu mpuzamu ntwari. aracyariho? hariho n'umugore we rwose. uwo umugore atunze mubereye se wabo. hanyuma rero ku itariki 8 baje nko kubica inshuro zingahe hariya? ibitero byashe nk'inshuro zingahe? ibitero byaje inshuro zirenze 10. nabyo warabyanditse? turebe none amatariki yose se ko nyafite. perezida Habyarimana yapfuye ku itariki ya 6 y'ukwa 4, tariki ya 8, tariki ya 9, tariki ya 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 30 na 14. izo ni inshuro ibitero by'abahutu baje kubica. kutwica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 13 nibwo inkotanyi
zadutabaye. ariko nabwo abahutu bari baje ubwo ni inshuro ni 13 ni ibitero inshuro 13 nizo zaje ziyobowe na koroneli witwaga ariho nako Ibingira. yego nuko atakiri koroneli bari generali arakoze ariho bato yarayoboye urayizi oya sinzi yariyo uretse ko twe twabanje guhakana haje kubamo umwe mu bana b'abatutsi bacu iyo ataboneka tuba twarahakanye tuvuga ngo yari ari muri abo basirikare niwe waje turamumenya ati nimuze ati turi inkotanyi nabundi twari twahakanye duti bavuze uko batwica none bagiye kutwica batubwira ngo ni inkotanyi. yarayoboye batayo ntabwo yarayoboye oya ndavuga generali Ibingira yarayoboye batayo yitwaga 157 nuko cyangwa se batayo 157 yego hanyuma iyo bazaga ibyo bitero inshuro 13 byaje yego nk'igitero cyaje kikabicamo abantu benshi kurusha ibindi ni cyaje igitero cya 15 icyo cyarimo ntuza Nyiramasuhuko ku itariki 15 cyo kuri 15 icyo cyamaze abantu abakecuru abasaza abasore inkumi sinakubwa hapfuye benshi cyane ariko nitujya tuvuga abantu tujye tuvuga n'imyanya n'ibyo bakoraga Nyiramasuhuko Pauline yari minisitiri w'umuryango yego ni ukuvuga ngo yaraje kureba uko gahunda yo kwica abatutsi iriho ishyirwa mu bikorwa ni ukuvuga ngo ni guverinoma ubwo yari ihari niyo abantu nibabyumva bajye bumva impamvu ya minisitiri waje mu gikorwa nk'iki yaraje gukora suivi kureba uko ibikorwa guverinoma yemeje gukora biriho bikorwa kandi bakumva ko minisitiri aho agiye ntagenda wenyine aba afite delegasiyo cyane yari wenyine se oya da abajepe n'amamodoka ari menshi cyane icyo cyaduciye intege pe nibwo wumvise bamwe bajya bambuka bajya za Mugina abandi bajya za Kabgayi bagaherayo nibwo twacitse intege rero nibumva kandi abajepe bajya bumva abasirikare bafite imyitozo iruta indi y'abandi basirikare buriya nicyo bivuze abajepe baba bafite imyitozo iri hejuru y'abandi basirikare wenda bakagira n'andi mahugurwa yo kurinda abayobozi bakuru b'igihugu yego ariko ubundi baba bafite imyitozo ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru irenze abandi basirikare bo muri icyo gihugu ariko noneho kuko turi mu Rwanda nibo bari abicanyi b'umwuga kurusha abandi basirikare bari bafite n'amabwiriza akenshi ntago basaba impushya cyane kiriya gihugu niho ndi yego bajye bumva urwego kwica abatutsi byari biriho yego ni ukuvuga ngo n'abapolisi ntibari bahagije n'abasirikare basanzwe ntibari bahagije hari hakenewe abo bita special operation force kwica abatutsi batagira intwaro Paul Muzehe nicyo cyababayeho nicyo rwose hakundi hanyuma rero muri iyo minsi mwamaze hariya mujya mu rufunzo mwongera mugaruka mwaryaga iki usibye icyo kintu cyo kugira abakomeretse babayeho bate abakomeretse abo bacu batoya uko batuzaniraga natwe twibukaga abo ngabo cyane ariko abo ku misozi abo twabonaga naho abandi mu rufunzo bakomeje nizaje irabahuta kuko ntitwashobora kumenya aho bari kandi ntitwashobora gusubirayo naho abo ngabo nabo ku kiliziya abo ngabo rwose twari
iyo bwiraga twarabashyiraga. Ukabona rero uwawe yagira atya, uwo batemye inda atwite, twabonye ibyishimo bana banjye bikomeye cyane. hanyuma se ntabwo muri iyo minsi mwamaze muzerera mu rufunzo mwohoha, ntabwo mwigeze mubasha kugera mu kiliziya cya Ntarama? none iyo twatahaga twazaga kureba, kuko isaha yabo yo kubacyura yarageraga, abari bazima natwe tukazamuka yo gucyura abandi, gucyura abo bose abo baduteraga, abo tubaje kubica. kuko bagenderaga nabo hamwe. ese baza kwica muri kiliziya ya Ntarama, interahamwe twaganiriye zaje kuhica zambwiye ko baturukaga mu byaro hirya no hino na za Gashora ari benshi, na za Ngenda. Birasamburiraga hariya kuri kariyeri, niho bose bahuriraga. Reka tugane ku musozo. Yego. Inkotanyi ziraje. Ubundi inkotanyi iyo zije biba byatangiye gucamo. Inkotanyi zije, uwo musore akava, mukabyemezwa nuko mubonyemo umusore wanyu w'inaha, hakurikiyeho iki? Ubwo hari umwarimu w'umunyarwanda twigishaga hamwe, twirukanka twari kumwe, twagiye gushaka utuzi ngo dupfe kwiyuhagira. Noneho bavuze bati inkotanyi ziraje, bati umuhungu wanjye yita dore niwe ubivuze. Navuyeho nirukanka, nta kundi. Uwo mukobwa witwa Mariya, umugore wa Habarugira, ari we wabambuye imbunda, wambwiye ati papa tugiye hehe kandi ntugupfa no gupfa, reka ngende. Dore twaciye hasi aha, tuzamuka yitwa Kayenzi. Nari mfite agahoro k'urunana, barakanyaka. Bande? Inkotanyi. Rwose ntawe agiraga ikintu ajyana. Turagenda, reka ngire ibyago ngere kuri kariyeri. Bagiraga urwego ruryoshye rw'igitangaza. Noneho umwe mu basirikari baho ati ampaye yababo we, ntangira kugira ngenda nitega, nkafata kamatora, bati humura, kamatora nabwo ngenda nkikoreye, bati humura urabona ibindi. Ntabyo nakwizera. Niko tugeze i Nyamata, bamwe mu bacu bajya mu maduka bajya kugira bate, muracaginga ibyo kurya no kuryamaho. Reka sinakubwira, ibintu biraboneka. Turara mu kibuga cy'umupira, abandi b'abasaza badushakira ibyumba ngo tujyamo. Nabaye na konseye icyo gihe, umuyobozi wabo, kugeza tugarutse n'aha ngaha nibwo bamitishijemo bati hitamo kuba konseye cyangwa se kuba umwarimu. Ibyo nigiye n'ubwarimu nibyo nkomeza. Naho ubundi inkotanyi zo kabyara zigaheka, ntacyo nabona zishimira. Zizabyare ziheke kandi zizakomeze ubutwari. N'umuyobozi wacu Kagame Paul, Imana izakomeze imuduhe umugisha, tuzamusazane. Amen. Hanyuma muzehe, abari bakuriye ubwicanyi hano kuva mu 1991 1990 kugeza 1994, waba warabashije kubandika nabo ababikoze? Abari bakuriye ubwicanyi, kuri ubwicanyi kereka abinaha. Yego, nk'I94 ni bande bari babikuriye? Abinaha ngaha baracyanafunzwe. Nabo n'abanyeshuri banjye bari baranaturutse i Burundi, uretse ko amazina yabo nabiruka, ariko neza baracyafunzwe. Bari Abarundi? Ababyeyi babo bari Abarundi, ariko babazana muri za 60 na kangahe, baje gufata amasambu. Baturutse muri Abahutu b'Abarundi? Baturutse
muri za Burenge, hakuno y'umupaka, hakuno ya Cyohoha. hari abo wibuka amazina bari bakuriye jenoside hano? Nyabenda, irindi? Nyabenda rwose, Nyabenda ndamureba n'ubu ari muri gereza yakatiwe, na murumuna we witwa nde? izina rye sindyibuka. bihorere ntacyo niba utabibuka. tugiye kugana ku musozo. cya gitabo watubwiye ufite imibereho y'abatutsi niho wacyanditse? Oya, cyanditswe na Ntizane urebe. ubwo si icya Honorable Mugesera Antoine? yego, ndagifite nanjye narakibuze. Yego. weho nta gitabo wigeze wandika? Oya, uretse amateka twahuriyemo i Nyamata. Yego, uramutse wanditse igitabo kuri aya mateka tumaze kuganiraho, yego, ni iki wakwandika mu nyuguti nkuru? icyo nakwandika mu nyuguti nkuru, nakwandikaho, uretse ko ntashaka gukopera iriya mibereho y'abatutsi ya Antoine Mugesera, nakuvuga ubuzima bw'abatutsi kuva muri 1959 kugeza iki gihe, kugeza ubu ngubu muri 2025. Yego. urakoze cyane. Ngiye kukubaza ibibazo bibiri byonyine. Yego. hari ikintu kijya kikubabaza kurusha ibindi? Ikintu kimbabaza cyane iyo tugiye kwibuka nuko amarira y'abagabo aba kure. Hari umwana w'umukobwa nageze hariya ku rwibutso ngiye kureba, noneho ambereye umukazana, nyina arambwira ati dore icyana cyanyu, mufashe angwa mu ntoki. Ibyo ntabwo nzabyibagirwa kandi birambabaza cyane. Ubwo ni muri jenoside? Muri jenoside. Ikindi ni umukobwa nabonye hariya atwite, bamutemye icyo mu nda kisabagira aha ngaha hariya ku rwibutso. Ibyo iyo twibuka ndahagera, ni amarira y'abagabo bakure, amarira akaba yashobora kuboneka. ese kuki yavuze ngo akiri icyana cyanyu? we yari ubuhe bwoko? nawe yari Umututsi. byari byamurenze? byari byamurenze, bamutemye. yararokotse? Reka da, nawe yarapfuye. yarapfuye. ubwo yari ari nko mu minota ya nyuma? yari mu minota ya nyuma. n'uwo mwana nawe baramwishe? n'uwo nawe yarapfuye. yitwaga nde? yitwa Ahimana Ishaka. nyina yitwaga nde? nyina yitwaga Benurugo. Yego. hanyuma hari ikintu kijya kigushimisha kurusha ibindi? ikinshimisha cyane ni Inkotanyi. ziranshimisha cyane. hanyuma jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe, wari ufite umuryango w'abana bangahe icyo gihe? nari mfite 12, nari mfite 9. batatu babiri bari bazize jenoside, n'umwe wapfuye, ariko yapfuye. batatu nibo bazize jenoside? babiri. wabavuga mu mazina? umwe ni Munyankore Jean Sauveur, undi ni Munyankore Jean Luc. Imana ikomeze batuza heza kimwe n'abandi batutsi bose bishwe. turasoje rero, ndongera mbashimira ko mwaduhaye umwanya mukaduha n'ubuhamya. murakoze cyane. twakira iwawe. twebwe rero nk'uko bisanzwe dusoza twibutsa abantu ko jenoside yakorewe abatutsi n'amateka y'urugamba rw'inkotanyi rwahagaritse iriya jenoside byose ari ukuri kw'amateka y'u Rwanda.
njye nitwa Gasigwa Leopold nk'uko bisanzwe kuri kamera mba ndi kumwe na Engineer Niyigena Jean David. yego Umutumirwa yari Munyankore Jean Baptiste. mwakoze cyane.